izo njiji, abo bagira nabi, abo b'amacakubiri bazabatware babatunge abari bo babayobora. Ntabwo politiki ya FPR, ntabwo politiki y'u Rwanda ariyo kuza gutobanga agaciro k'u Rwanda n'abanyarwanda. Ibyo tubyemera, tubikora ku neza, ndetse waba ushaka n'inabi nayo tukabigukemuriraho. Usibye ko ari mwe mbibwira nzi mu byumva, bo ubundi sinari nkwiriye kubibabwira, bo icyo ntegereje ni ukubishyira mu ngiro bakabibona ko rwa Rwanda bari baragize uruyoborwa n'injiji, uruyoborwa n'amacakubiri, bakaba ari rwo bashyira imbere bakavuga ko ari igitangaza. Ku Rwanda rw'ubu ni u Rwanda rushya, ni u Rwanda rutavogerwa. Guhitamo neza ni demokarasi, guhitamo FPR mungana mutya ni demokarasi. Kwanga agasuzuguro, kwanga ibibi byose abantu bamwe batuzanamo ni demokarasi. Kwiha agaciro nk'abanyarwanda ni demokarasi. Gukunda amajyambere ni demokarasi. Gukunda umutekano n'amahoro ni demokarasi. Kubwira abadusuzugura tukabareba mu maso tukababwira ngo ntabwo tubyemeye ni demokarasi. Kandi tuzababwira amanywa, tuzababwira nijoro, tuzababwira igihe cyose. Tugakomeza inzira turimo, tukanga amafuti, tukanga ruswa, tukanga akarengane, tukanga ako gasuzuguro ka bamwe batuzanamo. Babandi rero babahanze aha bababeshya, bababwira ngo nushatse gutaha bakamubuza ngo buretse ngo ntutahe, ngo ibintu biri hafi gutungana. ngo bazabanza bavaneho Kagame ryari se? Ryari? Byanyuze mu yihe nzira se? Iya demokarasi se? Iyi ntambara se? Iyi barabashuka. Kubera ko abo babivuga ntabwo bazi u Rwanda, ntabwo bazi n'abanyarwanda. Njya numva gusa mu baturanyi hari abaribwaribwa ngo bashaka gutera u Rwanda, ntiwampa ngo babigire vuba. Nkwereke ko rwose ndaribwaribwa, ugahagarara he ukavuga ko ugiye kurwanya u Rwanda, ugiye kugirira nabi abanyarwanda, ni ukubitwa tutangire kuboroga. Inshuti, abantu bagira inshuti, nagira inshuti, ariko izo nshuti ntabwo zinjira mu kazi. Ni ubucuti, nzagutumira iwanjye dusangire dusabane tunywe inzoga, ariko nibigera ku kazi full stop. ntabwo ushobora kurenga aho ngaho. Ni iby'akazi, ni iby'akazi. By'ubucuti waza tukarara inkera tukaririmba, ariko ni bucya tugiye ku kazi yarangiriyeho, period, absolute. Iyo ibyo bigiye gukomeza bikajya mu kazi, ejo bikajyamo, ejo bundi bikakomeza bikongera, uba wapfuye, n'akazi kaba kapfuye, akazi karapfa. Ariko iyo umuntu ashaka kukwica ubigenza ute? Muri za nyigisho, ariko nta kibazo ufitanye nazo,
Mwe ukubise ku musaya umwe harya ngo urahindura ukagira ibyo ntabyo ndimo nunkubita ku musaya umwe nugira amahirwe urasigara uri muzima rwose. Ibyo jye niyo dini yanjye. Dini yanjye yo kubisa aha ndakubita n'ahandi hariho hose hashobora kuba.